Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data Yesu ashimwe. Nk'uko mubizi amazina yanjye ni Florien Musabyimana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo uko umwuka wera akorera mu bantu b'Imana cyangwa se mu bana b'Imana. Reka dusome hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 23, duhere ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo Pawulo atumbira abanyarukiko arababwira ati, bagabo bene data, nahoranye umutima utagira ikibundega imbere y'Imana kugeza kuri uyu munsi. Ananiya umutambyi mukuru ategeka abamuhagaze iruhande kumukubita ku munwa. Maze Pawulo aramubwira ati, Imana izagukubita wa rusika rwasizwe ingwa we. Wicajwe no kunshira urubanza nk'uko amategeko ategeka, maze ugategeka ko bankubita uca ku mategeko. Abahagaze aho bati, uratuka umutambyi mukuru w'Imana? Pawulo ati, bene data, sinarinzi ko ari we mutambyi mukuru, kuko byanditswe ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwawe. Maze Pawulo amenya yuko igice kimwe cyabo ari icy'abasadukayo, ikindi ari icy'abafarisayo. Avuga cyane mu rukiko ati, bagabo bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo. Ibyanzanye muri izi manza nibyo niringira kuzabona, ari byo kuzuka kw'abapfuye. Amaze kuvuga atyo, habaho intonganya z'abafarisayo n'abasadukayo. Abantu birema ibice, kuko abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawe uzuka cyangwa ko habaho marayika w'umwuka, ariko abafarisayo babyemeraga byose. Habaho urusaku rwinshi. Abanditsi bamwe bo mu bice by'abafarisayo barahaguruka bajya impaka bati, nta kibi twabonye kuri uyu muntu. Niba umwuka cyangwa marayika yaravuganye nawe, ibyo bidushishikajeho iki? Habaho intonganya nyinshi. Umutware w'ingabo atinya yuko batanyagura Pawulo, niko gutegeka ingabo kumanuka ngo zimubanyage ku maboko, zimujyane mu rugo rw'igihome. Mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande, aramubwira ati, humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma. Imana ishimwe. Iri jambo nsomye amagambo menshi, ariko nifuza ko tuvuga kuri bikeya mu bigize aya magambo y'Imana dusomye. Dusomye inkuru za Pawulo n'uburyo yaburanye, ariko icyo dushaka gukuramo ni ukuntu umwuka wera akorera mu bantu. Nk'uko twagiye tubireba mu nyigisho zatambutse zo ku minsi yo kwitegura Pantekote, twabonye ko mu by'ukuri umwuka wera ikintu cya mbere akora mu muntu, amuha imbaraga, amwongerera imbaraga, akabasha gutinyuka, akabasha gukomera, ndetse agakora ibiruta ibyo yari gukora atamufite. Rero umwuka wera akorera mu bana b'Imana gute? Icya mbere, umwuka wera niwe utubwira icyo tuvuga, niwe ukuvugira. Umwuka wera arakurwanirira, umwuka wera aragutsindishiriza, kandi umwuka wera niwo Kristo, niwe Yesu uri kumwe nawe.
Yesu aba ari kumwe nawe mu buryo bw'umwuka wera. Tubibonye ahangaha muri izi nkuru dusomye. Pawulo ubwo yari ari mu rukiko arimo yisobanura, byageze aho mu by'ukuri baracanganyikirwa, baravuga bati ariko twe turi kubona rwose nta cyaha afite, ariko nawe yari yitangiye ubuhamya, yari yavuze ngo impamvu itumye ndaha ntabwo ari ikindi, ni ugutegereza umuzuko. Ndagira ngo twibukiranye ko umwuka wera ikintu amara mu muntu ni ukumutegurira kuzabona Imana, ni ukumutegurira kuzazuka, ni ukumutegurira kwera kw'Imana kukaba ku muntu. Nicyo kintu gikuru umwuka wera ashinzwe ku muntu w'Imana, ku mwana w'Imana, ni ukumutegura kugeza ubwo azasanganira umukwe ari umugeni ukwiye. Aha rero nibyo Pawulo yabasobanuraga ati impamvu ndi muri izi manza, ndi umufarisayo mugenzi wanyu, ntabwo rwose nagombye kuba ndi hano, ndetse nakagombye kuba ndi gukora ibiruta ibyo mukora, ariko namaze kumenya ikiruta byose, ko hari umunsi w'umuzuko. Ndaha rero kubw'ibyo nemera, ndaha ku byo kwemera. Umwuka wera atuma uhamya kwemera kukurimo. Hari abantu benshi bafite kwemera, bafite intumbero yo gukurikira Kristo, ariko bagera mu bigare, bagera mu bantu bagendana mu matsinda, mu bagabo b'inshuti, mu bagore b'inshuti, mu basore b'inshuti, akananirwa guhamya uwo ari we, akananirwa guhamya ko yakijijwe kubera kubura imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera rero icyo akora mu muntu, amufasha guhamya aho ari, aho ateraniye, akabasha kuvuga ibyo yemera kandi akabivuga ashize amanga. Izo ni imbaraga n'umumaro umwuka wera akora mu buryo bwo gukorana n'abantu b'Imana. Uburyo rero bundi akoramo, ari nabwo nifuzaga ko tuganiraho mwebwe munkurikiye muri iyi mirongo, ni uburyo umwuka wera ari we Kristo ukorana natwe. Bibiliya itweretse ko amaze kuvuga gutyo ngo baramufashe bamujyana muri gereza. Noneho ngo barimo bamujyana, ngo Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana userukaho abantu bose babuze, wa wundi utaduhana mu kaga no mu makuba, wa wundi ubana natwe mu burwayi, wa wundi ubana natwe mu mibabaro ikomeye, mu miruho y'iyi si, mu bigeragezo n'intambara zitandukanye duhura nabyo, abaraje aramwegera, aramubwira uti Pawulo mwana wanjye, ntugire ubwoba, ntutinye, ndi kumwe nawe, uko wampamije n'ubundi ukomeze umpamye. Nibyo tumaze gusoma kuri uyu murongo wa 11, ngo mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu utapfuye kuri urya munsi, hari Yesu wamanutse aguhagarara iruhande, araguhumuriza, akubwira ijambo. Bibiliya iratubwira ngo ijambo ryawe ryaranzuye. Ijambo Yesu yatubwiye niryo rituma ibyari bitwasamiye bitaradufashe. Iryo yatubwiye niryo ritugejeje kuri iyi myaka tugezeho bene data. Aravuga ngo humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiye no kumpamiriza n'i Roma. Nta hantu na hamwe dukwiye gushidikanya guhamya Imana. Uko wayihamirije muri iki gihugu niko ukwiye kuyihamiriza no mu kindi. Uko wayihamirije mu mudugudu niko ukwiye kuyihamiriza no mu wundi. Kuko Imana iri kukubwira ngo humura, wigira ubwoba bwabo muri kumwe, bw'imbaraga bafite, bw'ibiteye ubwoba wabona. Komera ushikame, uhamya Imana. Niko umwuka wera akorera mu bantu b'Imana. Umwuka wera mu bantu b'Imana ababashisha guhamya aho bageze hose, uko bari kose, n'aho banyuze hose.
mwakire neza ijambo ry'Imana. Nababwiraga ngo iyo umuntu afite umwuka wera abibwirwa nuko aho ageze hose adahindurwa n'ibihe n'aho ageze, ahubwo ahamya Imana aho yaba ari hose. Iyo utakibasha guhamya Imana, umwuka wera aba yagiye. Senga Imana uyibwire agaruke, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye kandi ko wariteguriye kugira ngo imitima yacu iryumvikire. Ngwino ubane natwe, uriherekeresha imbaraga zawe kandi rikora umurimo waryo mu gihe cyaryo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.